Nguhaye ikaze mwene data ku ikamba Karuvali TV. Mwene data nguhaye ikaze kuri ino channel itambukaho ubutumwa bwiza bwa YESU Kristo bugamije guhindura ubuzima bwa benshi. Njyewe nitwa Muhozi Eric, ndi umuvugabutumwa. Ndagusabye kugira ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel yacu ukande subscribe, ukande no kuyonzogera kugira ngo uzajye ubona buri cyigisho cya ikamba Karuvali TV. Reka tubanze dusenge kugira ngo Imana ibane natwe mu ijambo tugiye kuganira. Mwami Yesu, Mana ikomeye, Mana igira neza, turi imbere yawe. Data mwiza, turagushimye kubw'ibihe byiza uduhaye byo kuganira ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo uzube hagati muri twe. Naba ari nge, nyemera nkubere umuyoboro bivuganire n'ubwoko bwawe. Nyemerera ufungure umutima w'uyu mwene data kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo twumva kandi aba ari byo biganza. Reka iri jambo ryere imbuto mu mutima we kandi rigira umusaruro mu izina ryawe Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo nurihagararamo neza rirahindura uko warubayeho, rirahindura imitekerereze yawe. Ni ijambo mwuka yamaye rifite umutwe uvuga ngo ibipimo wasuzumiraho ko uri mu bushake bw'Imana. Ibipimo wasuzumiraho ko uri mu bushake bw'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu Abaroma ibice 12 ibice 12 duhere ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 15. Ijambo riratubwiye ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi urunuka, muhorane n'ibyiza. Kubyo gukunda bene data mukundane rwose. Kuby'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Kuby'umwete nimubibyangwe. Muhirimbane mu mitima mukorere umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanya abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi, ababarenganye mubasabire umugisha, mubasabire nimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Amen. Muri iyi mirongo dusomye, mwuka yamishuriye ibipimo 10 ushobora kwisuzumiraho ko uri gukora ubushake bw'Imana. Igipimo cya mbere nuko ukunda bagenzi bawe. Reka twongere dusome ku murongo wa 10 ayaho hari ijambo rivuga ngo kubyo gukunda bene data mukundane rwose. Mwene data Imana iri kudusaba njyewe nawe nuko tugira urukundo muri twebwe, nuko ugira neza umuntu ukuganye. Umuntu ukuganye afite ikibazo, ufite ubushobozi bwo kugikemura, gerageza ugikemure. Umuntu ukuganye gusaba service, uri mu mwanya, uri muri position yuko wamukemurira ikibazo afite, gerageza ugikemure. Bizatuma Imana ikwishimira, bizatuma Imana ibona neza yuko wagerageje gukora ubushake bwayo, kandi izaguha umugisha. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko mu mategeko Imana yaduhaye tugomba kubahiriza kurusha yandi yose n'abiri, ngo dukunde Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Itegeko rya kabiri ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Mwene data, nta kindi kintu Imana iri gusaba njyewe nawe, ni ugukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, ni ukugerageza mu byo dukora byose tukabaho ubuzima bushimishijwe n'Imana, tukabaho ubuzima bukunda bagenzi bacu. Bizatuma n'icyo dukoze Imana igishyigikira kubera yuko twakunze bagenzi bacu. Ikintu cya kabiri twakisuzumiraho yuko
turi mu bushake bw'Imana ni ukwanga kuba imbata y'ibibi. Iri jambo riri hano ku murongo wa 9b yaho hari ijambo rivuga ngo mwanga ibibi urunuka. Abantu benshi bararikiye ibintu bibi, bararikiye amafilime y'urukozasoni, bararikiye indirimbo zidahesheje Imana icyubahiro. Abantu benshi bararikiye ibintu bidafite epfo na ruguru. Ariko icyo Imana iri kugusaba njyewe nawe ni uguharanira gukora ibyiza kandi tukabanga kuba imbata y'ibibi. Icyo kintu ni ikintu gikomeye Imana iri kudusaba. Ku ma YouTube abantu benshi bari guharanira kureba ibintu bidafite epfo na ruguru, bari guharanira kureba bagabona ikintu kiriho cyuzuye amarari yabo ari mu mitima yabo, bagaharanira kugifungura. Nyamara wakohereza ijambo ry'Imana ugasanga ntago riri gukurikirwa kurusha ibyo bintu. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera yuko abo bantu babaye imbata y'ikibi, babaye imbata y'ibibi, nibyo bibayobora. Ariko ikintu igipimo wakisuzumiraho yuko uri gukora ubushake bw'Imana ni uko wanga kuba imbata y'ikibi. Igipimo cya gatatu wakisuzumiraho yuko uri gukora ubushake bw'Imana ni uguharanira gukora ibyiza. Iri ni ijambo nanone riri muri uyu murongo wa 9b yaho hari ijambo rivuga ngo muhorane n'ibyiza. Icyo Imana iri kudusaba ni uko tubiha umunezero mu bantu. Icyo Imana iri kudusaba ni uko tubiha ibyishimo muri urwo rugo urimo, muri iyo famiye urimo, muri abo bavandimwe bawe, muri abo babyeyi bawe, muri abo bana bawe, biha umunezero. Aho kugira ngo ubuke nabi ubabwire nabi buri uko bukeye, bibamo umunezero. Bizatuma Imana ikwishimira kubera yuko uri mu bushake bwayo. Mwene data, ntabwo umujinya ari ikintu Imana yishimira, kuko umujinya utuma utishima, utuma utaramya Imana nk'uko bikwiriye. Umuntu ubabaye, umuntu uhorana agahinda ntabwo ahorana umutima unezeza Imana, kubera yuko nawe afite ibintu bimubangamiye mu mutima we bituma atanezeza Imana. Ikintu cya kane twakisuzumiraho yuko turi mu bushake bw'Imana ni uguhorana umwete wo gukorera Kristo. Iri ni ijambo riri muri uyu murongo wa 11 hari ijambo rivuga ngo kuby'umwete nimube ibyangwe. Mwene data, icyo Imana iri kugusaba njyewe nawe ni uguharanira gukorera Imana dushizemo akabaraga. Abantu benshi baraguye muri iyi Covid, abantu benshi basubiye inyuma, abantu benshi basubiye mu byo bahozemo, abantu benshi basubiye mu bitagira umumaro. Ariko icyo Imana iri kugusaba njyewe nawe mwene data, wowe ufunguye ino video, icyo Imana irimo iragusaba ni uko ukorera Kristo ushizeho umwete, ni uko ushiramo akabaraga, shiramo akabaraga mu gusenga, shiramo umwete mu gusoma ijambo, shiramo umwete. Abantu barambitse Bibiliya yaje ivumbi kubera yuko badarutse kuyasoma. Ariko icyo Imana iri kugusaba ni uko uharanira gukora Kristo ushizemo umwete. Ikintu cya gatanu Imana irimo iradusaba cyatwereka cyangwa twakisuzumiraho yuko turi mu bushake bwayo ni ukwihanganira amakuba. Mwene data, ese niba ugeze mu kibazo, niba ugeze muri situwasiyo igoye, niba nyirinzu yakwandikiye message ugahita utangira ugatuka Imana, atariko Mana njyewe nzava muri ubu buzima ryari, ugatangira ugatuka Imana, atariko Mana njyewe amaherezo y'ibi nayahe. Imana iri kukubwira ngo igipimo izagusuzumiraho yuko uri mu bushake bwayo nuko wihanganira amakuba. Nugera mu bihe byo kuburara, nugera mu bihe byo kwambara ubusa, wihanganira icyo kigeragezo. Erega nayo yarageragejwe, nayo yari umukire, yari afite byose akeneye, yari afite abana, yari afite imitungo, ariko byose umwanya umwe birashira. Kugeza igihe yavuze aravuga ngo Imana niyo yabimaye kandi niyo ibyisubije, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mwene data, twagakwiriye kugira umutima umeze nk'uwa Yobu, umutima wishima no mu gihe tugeze mu bigeragezo, umutima ushima Imana no mu gihe tugeze mu bihe bigoye. Bizatuma Imana idusubiza mu bihe bya kera, bizatuma Imana igusubiza umugisha, ndetse irushaho no kugukomereza, iguha umugisha ukomeye cyane kubera yuko wihanganiye amakuba. Ikintu cya gatandatu kizatuma Imana ikwishimira kandi wakisuzumiraho yuko uri mu bushake bwayo ni ugusangira n'abandi ibyo utunze. Iri ni ijambo rikomeye. Muri uyu murongo wa 13
ayaho hari ijambo rivuga ngo mugabanye abera uko bakennye. Mwene data, niba ugura umufuka w'umuceri w'ibiro 50 ukawurya wenyine n'umuryango wawe, nta n'umuntu waha ibiro 2 by'umuceri, nta n'umuntu wagirira neza, ntabwo uri gukora umugambi w'Imana. Niba uca ku bantu bababaye ukabutana muhana inoti y'igihumbi, ahubwo ukareba igiceri cyashaje cy'ijana akaba ari cy'umusigira, ese mwene data ko twese twambaye umubiri, ese mwene data ko nawe uzi uko ejo bizagenda, nawe ugeze muri iyo situation wabyifatamo gute? Gerageza muri bicyo ufite usangire n'abandi, bizatuma Imana ikukomereza kandi gukomereza kuguha umugisha. Ikintu cya 7 wakisuzumiraho kuri mu bugambi w'Imana no gucumbikira abashyitsi. Ni ijambo riri muri umurongo wa 13 kuri B yaho haravuga ngo mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Naratangaye, hari ingo muri Kigali bashobora kumara ukwezi cyangwa 2 nta n'umuntu urinjira muri urwo rugo. Abanyarwanda bajya bavuga ngo urugo rugendwa n'undunyamugisha, urugo rugendwa n'urw'umugisha. Ese mwene data, niba nta muntu ushobora guha karibu mu rugo rwawe, utekereza yuko ufite umugisha w'Imana? Oya, gerageza muri ubwo butunzi ufite, utumira abantu, utumira inshuti, utumira abavandimwe baze mu rugo rwawe musangire. Bizatuma Imana igukomereza umugisha, kandi bizatuma n'icyo ugezeho Imana igishyigikira kubera yuko wabaye mu mugambi wayo. Ikintu cya 8 wakisuzumiraho kuri mu bushake bwayo, ubushake bw'Imana, no gusengera abakwanga. Ni ijambo riri kuri umurongo wa 14 haravuga ngo ababarenganya mubasabire umugisha. Icyo Imana iri kugusaba, sabira uwo mwene data wakwambuye amafaranga, sabira uwo mwene so wakuvuze nabi, sabira uwo mwene so wagukuye ku ntebe y'akazi akayicaraho, sabira uwo mwene so wagutaranze ku karubanda, sabira uwo mwene so, musabira umugisha. Ndabizi ni ibintu bigoye, ariko niba ari ikintu kirimo umugisha no gusabira abakwanga, bizatuma Imana iguha n'umugisha ukomeye. Ijambo ryarambwiye ngo guhora si ukwacu, ahubwo guhora ni ukw'Imana, ngo kuko niyo izi umubabaro twagize kandi niyo izi uko yaduhorera bikwiriye. Reka Imana izaguhorere, wowe musabira umugisha kandi umusabire kurama, bizatuma Imana iguha umugisha. Igipimo cya 9 twakisuzumiraho ko turi mu bushake bw'Imana no kwishimira ibyiza by'abandi. Niba utakishimira ko umuturanyi wawe yaguze imodokari, niba utakishimira yuko muvandimwe mwiganye yabonye akazi waramurushaga amanota mu ishuri wowe utarakabona, ukaba wumva utamkishime, ntabwo uri mu bushake bw'Imana. Icyo Imana igusaba nuko wakishimira ibyiza by'abandi, bizatuma nawe Imana iguha umugisha, bizatuma n'icyo ukoze Imana igishyigikira, kubera yuko mu gihe abandi bageraga ku byiza warabasengeye urabyishimira. Ikintu cya nyuma kizatuma Imana iguha umugisha kandi cyatuma Imana igushyigikira, wakisuzumiraho ko uri mu bushake bwayo, ni ukubana n'abandi mu byago. Ni ijambo riri ku murongo wa 15 B yaho hari ijambo rivuga ngo murirane n'abarira. Ndasubiramo, Abaroma 12 umurongo wa 15 B yaho hari ijambo rivuga ngo murirane n'abarira. Niba umuntu mwarabanye mu byiza, niba mwarabanye afite amafaranga, abantu b'iki gihe bakunda abantu kubera yuko bafite icyo babakuraho,
bakunda abantu kubera yuko afite akazi, nugira ikibazo azagufasha. Ariko uwo mwene so naramuka avuye ku kazi yabaye umushomeri, ese uzamufasha? Ese nawe uzamwibuka nk'uko yakwibutse? Ijambo ryatubwiye ngo turirane n'abarira. Niba mwene so agize ibyago ukaba utamutabara, ukaba utamwohereza n'ibihumbi 2 kuri telefone, kandi ufite amafaranga, ufite ubushobozi, ntabwo uri gukora ubushake bw'Imana. Ikintu cya 10 Imana iri kudusaba twakisuzumiraho ko turi mu bushake bwayo, ni ukubana n'abandi mu byago. Gerageza mu bushobozi buke ufite, ushyigikire kandi ufashe abari mu byago, abari mu bihe bibi, abari mu bihe bitaboroheye. Gerageza ube umuyoboro Imana yacishamo umugisha wabo. Ibi ni ibipimo 10 wakisuzumiraho ko uri mu bushake bw'Imana. Mana nziza, turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Turagushimye ko ijambo ryawe riduhuguye. Ijambo ryawe ni rizima kandi rifite ubushobozi bwo kudukura ku rwego rumwe rikatugeza ku rundi. Ndagushimiye yuko uduhuguye, utweretse ibipimo twakisuzumiraho kugira ngo tujye mu bushake bwawe nk'uko ubyifuza. Ndagusabye umugisha uyu mwene data ukurikiye iyi nyigisho, wafashe amamega ye akayashyira muri telefone, agasharija telefone ye agakurikira inyigisho. Umuhe umugisha, agafata umwanya we agakurikira. Mu umugisha Mana. Kandi data mwiza, nyemerera umwigisha agabane n'umwigishwa. Mu izina rya Yesu, amen. Icyo ngusabye, kanda subscribe kuri Ikamba Kalvari TV, ukande kuri iyo nzogera kugira ngo uzajye ubona inyigisho zacu. Shalom shalom.